dushimiye Imana ko turangije ukwezi kwa 11 amahoro, tukaba tugiye kwinjira mu kwezi kwa 12. Ukwezi kwa 12 ni ukwezi kurangiza umwaka, ni ukwezi kwa nyuma, ariko Satani kenshi akunda kwibiramo abantu benshi. Iyo dusomye muri Yohana ibice 10:10 baratubwira ngo umujura ntazanywa n'ikindi keretse kwiba no kwica no kurimbura, ariko ngo ngewe nazanywe no kugira ngo zibone ubugingo ndetse ngo zibone bwinshi. Satani nta kindi kimuzana, azanwa no kwiba, azana no kwica, azana no kurimbura. Reka umubisha Satani ave mu buzima bwacu muri kuno kwezi kwa kabiri. Ntihagire umuntu yiba, ntihagire umuntu yica, ntihagire umuntu arimbura, ahubwo reka Yesu Kristo aze mu buzima bwacu aduha ubugingo bwinshi kandi ubugingo buhoraho, tubonera ibyiza bituruka kuri Yesu Kristo. Kuko Satani we ni umwicanyi, ariko Yesu Kristo waduha ubuzima. Reka Yesu Kristo aze mu buzima bwacu, reka Yesu Kristo azakomeza arinde ibyacu, arinde abacu, arinde igihugu cyacu, muri byose tukomeze tumubone. Turangiza umwaka turi amahoro, turangiza umwaka turi bazima, turangiza umwaka tubonera imigisha yose ituruka ku Mana. Nicyo mbifurije, nicyo niyifurije, nicyo nifurije buri muntu wese. Reka Yesu Kristo aze mu buzima bwawe, ubone ubugingo bwinshi kandi buhoraho, kandi ubone imigisha yose ibonerwa muri Yesu Kristo, kuko ngo Imana yafashe imigisha yose yibumbira muri Yesu Kristo iramuduha. Reka nawe umwakire mu buzima bwawe, akomeze agenge ubuzima bwawe. Imana ikomeze ibarinde. Shalom shalom.